Of course, turi ku isi guys, ba witonze. Turi ku isi TV, subscribe, comment and share. Oh, nakora iki kugira ngo ngere aho abandi bageze? Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza, ariko hari ukuri batazi. Hari umuntu ureba inshuti ze akareba ko biganye akabona bageze kure. Mbese ubuzima bwarabakundiye mu gihe gito. Undi akareba ku mbuga nkoranyambaga akumva ubuzima bwe nta gaciro bufite kubera ko ataragera aho abandi bageze. Bwira mugenzi we muri kumwe ngo turi ku isi, ba witonze muzana mbibareza akabazo gato k'amatsiko. Ese koko ubuzima burimo isiganwa byo gukurikira abandi ni ingenzi? Aha ni oya rwose, dore impamvu. Hari abantu babiba muri Mutarama bagasarura muri Kamena, ariko hari abandi babiba muri Kamena bagasarura nyuma y'umwaka. Hano icy'ingenzi ni uko igihe kigera aba bantu ko ari babiri bose bagasarura. Ikibazo si uko watinze kugera ku nzozi wifuza, ahubwo ikibazo ni uko ushaka kuba undi muntu aho kuba wowe. Abantu benshi bananirwa kubera ikintu kimwe cyo kugendera ku rugendo rw'abandi. Muri isi dutuyemo buri muntu wese afite igihe cye, afite icyerekezo cye, ndetse afite n'intambwe ze bwite. Iyo ugerageje kuba nka runaka utangira gutakaza umwimerere wawe. Ubyumve neza, hano bisaba kwitonda. Hari abantu bakize vuba ariko bafite amahoro make. Hari abandi batinze kugera ku ntsinzi ariko bazigezeho. Ubu bafite ubwenge ndetse n'ubuzima bwiza. Ntukibaze ngo nakora iki kugira ngo mbe nkabo, ahubwo wenda wakibaza uti ni iki nakora kugira ngo kinganishe ku nzozi zanjye. Nshuti yanjye, gutsinda si ukugera aho abandi bageze. Tega amatwi rwose. Gutsinda ni ukugera aho wowe waharaniye kuzagera, cyangwa se gutsinda ni ukugera aho. Of course, turi ku isi guys, ba witonze. Turi ku isi TV, subscribe, comment Guhera uyu and munsi share. wikigereranya n'abakwereka ubuzima bwiza guys, babinyujije kuri interineti ndetse no mu biganiro bisanzwe. Impamvu ni uko abatwita ngo bageze ku ntego zabo, akenshi nimuganira bazakwizeza ko kugera ku nzozi zawe bishoboka cyane, ariko ntibazakwereka amarira batakaje, ibitotsi bigomwe gusinzira, ndetse abenshi ntiwabona n'ibikomere bahishe inyuma y'ifoto nziza yawe. Icyo wakora hano ni ugutangirira aho uri, ugakoresha amahirwe ufite, ndetse ugakorana n'umurava. Nyuma y'ibyo ukora byose, jya wibuka ijambo consistency, ni uguhozaho. Nitwa MC Boyt, uba witonze. Ikira wige uze tubane mu kuri Kose Vibes. Turi ku isi TV, subscribe, comment and share.